abapiyoniya 250 bari bamaze igihe muri tentative KYC bamaze kuvamo. Abapiyoniya 200,000 bari bafite ikibazo cyo kuba amazina yabo adahura n'imyirondoro batanze muri P-Network ubwo biyandikishaga. Ubwo ni amazina ari ku byangombwa adahura n'umwirondoro muri P-Network. Abo nabo babahaye gusubiramo KYC. Ikaze cyane, muhaye ikaze wo dukurikira uri hanze, by'umwihariko wo dukurikira uri mu Rwanda. We wakoze subscribe, ikaze, karibu cyane. Iyi ni Pi Rwanda official. Turagarutse ngo tuganire kuri update kuba team yaduhaye muri dashboard zacu. Nuko ngo aho tumayiningira umushinga wacu wa P-Network, murabizi ko ariho Nicholas cyangwa se nyiri umushinga anyuza amatangazo yiwe. Uyu munsi rero yaduhaye itangazo rivuga ko miliyoni irenga n'ibihumbi 200 bose bamaze gukemura ikibazo cyabo. Icyo kibazo bakemuye rero ni ikihe? Ngwino tubane kuri uyu muyoboro. Ngushishikariza gukora subscribe, ugakora like, share na comment kugira ngo ube uduteye inkunga iyi YouTube channel yaguke kandi ibiganiro byacu bigere kure. Ni inkunga ikomeye rero uba uduteye. Ni ukuvuga ngo twigarukire rero mu makuru yacu. Miliyoni irenga n'ibihumbi 200 bakemuye ikibazo cyabo. Icyo kibazo rero cyari kimeze gutya: muri iyo miliyoni n'ibihumbi 200 harimo abantu bakoze KYC irangije, aho kugira ngo ibe approved bayemere yuko nyine KYC yagenze neza, bayigira tentative KYC. Ngira ngo abantu bamayininga umushinga murabizi tentative KYC ni ukuvuga ngo ni iba ifite ibara rya orange, mu cyimbo iyabaye passed iba ifite ibara ry'icyatsi. Rero abantu benshi bari bafite icyo kibazo cyo kuba baraheze muri tentative KYC, abo ngabo byakemutse. Muri iyo miliyoni 800 harimo abantu bakoze KYC ariko bagira ikibazo cyo kuba amazina yabo ari ku byangombwa adahura n'umwirondoro batanze muri P-Network. Abo ngabo nabo icyabo cyakemutse. Rero nkurikira tubane kugira ngo tuganire kuri update zabonetse. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri KYC 250 byose byaba biri muri KYC tentative bamaze kuvamo muri tentative. Niba umayininga umushinga ukaba wari ufite ikibazo cya KYC tentative, nta kugira inama yo kwihuta ukajya muri application yawe ukareba niba wavuye muri tentative. Wasanga ukiri muri tentative ukihangana kubera yuko bavuze ko hari ibindi bihumbi birenga 120 nabyo bagiye kurekurira muri ino minsi bitewe nuko bo baracyari kubacekinga. Nuko ngo bacyarabaha amaliveness kugira ngo kuko barebe yuko abo bantu bahura neza imyirondoro yabo iri kiriya nta kibazo kirimo. Ubwo rero nusanga utari umwe mu bahawe KYC iri approved, nuko ngo KYC bayemeye ugasanga uracyari muri tentative, ihangane umayininga ariko buri munsi ucekinga ureba yuko wavuye mu cyo twakita tentative KYC. Ubwo ikintu cya tentative abantu bafite tentative KYC nizere yuko mwamaze gusubizwa. Abantu rero namwe mwatanze amazina mukora KYC adahuye nari kuri muri P-Network. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wenda tubyumve neza, ushobora kuba waritwaga wenda Hakizimana Jean Claude ariko wiyandikisha mu mushinga wa P-Network ariyo mazina washyizemo, bitewe n'uwakwinjije cyangwa se wariyinjije utazi ukuntu ibintu bimeze, upfa gushyiraho amazina ubonye. Noneho ugasanga kwirangamuntu witwa Hakizimana n'urugero Elisa n'urugero wenda. Icyo gihe nujya gukora KYC indangamuntu yawe uzashyiramo Hakizimana Elisa. Niba reba basange muri P-Network amazina washyizemo ntibihura, icyo gihe ntabwo KYC yawe bayemera kubera yuko amazina nyine aba ari differa adahura neza. Abo bantu rero bari bafite ikibazo nk'icyo, bari benshi kabisa. Abo rero nabo numva 200 byose byari bifite KYC zimeze gutyo cyakemutse. Bagiye
kubaha kongera gusubiramo KYC ni uburyo bwo guhindura amazina ariko ibyangombwa akajyana neza n'amazina ari mu mushinga wa P Network. Nizere yuko abo bantu kabisa mwari mufite icyo kibazo namwe cyakemutse. Izo ne update zabonetse uyu munsi. Nanone mushishikariza gukora subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa Pi Rwanda official kugira ngo tujye tubana buri munsi kandi tubane mu bijyanye n'amakuru ya P Network barimo agenda agaragara buri munsi, cyane cyane kuri update, kuko twebwe twirinda gutangaza inkuru z'ibihuha. Turabanza tugashaka amakuru tugategereza update nyirizina zivuye muri core team kugira ngo tuzigeze ku bantu badukurikira, ku ba miner, ku ba piona babasha kumayininga uyu mushinga. Ntabwo ari izo update gusa rero zabonetse, habonetse n'indi update nziza cyane ivuga yuko core team yashyizeho uburyo bwo kwihutisha ama KYC no kuvana abantu muri tentative. Bavuga ko bakoze systeme igiye kujya irekura KYC nyinshi ikavana abantu muri tentative ndetse mu gihe gitoya cyane. Nuko ngo muri iki cyumweru tugiye kubona impinduka nyinshi ku bintu bijyanye na KYC, ku bintu bijyanye na migration. Mwitegure kabisa, mwitegure. Wowe icyo nagushishikariza ni ukumayininga ku gihe, ntusibe kumayininga kandi ugacekinga ko wavuye muri tentative, ugacekinga ko bagoye gusubiramo KYC. Yewe n'uwahawe gukora KYC ari ubwa mbere nawe usabwe kuyikora. Niba kandi uzi yuko nawe ukunda kuba uhura n'ikibazo cyo kuba guhama liveness buri munsi, gerageza ukore liveness kandi uyikore neza, uyikorera ahantu hameze neza hafite umucyo kabisa, ifoto ize imeze neza, kubera yuko bashobora kuba liveness rimwe bakakuvana muri tentative, bayiguha kabiri, bayiguha gatatu na kane. Ibyo ni ubushake bwabo, icyo baba bashaka no kugira ngo barebe koko ese uyu muntu niwe nyiri konte koko nyirizina. Ntabwo rero tuvuga byinshi, nizo update zabonetse gusa turakomeza tubane kuri uyu muyoboro wacu wa Pi Rwanda official. Mushimira rero wowe waturebye, by'umwihariko wowe twajyanye kuri uyu munota kabisa. Uri umuntu w'umugabo, uri umuntu wo kubahwa, uri umuntu kabisa w'agaciro kanini cyane. Mwakoze rero, njyewe mwari muri kumwe ni Habib, kandi mukomeze kudukurikira kuri uyu muyoboro wacu, kuri chaîne yacu. Mukore like, mukore comment, share kabisa, kandi turabakunda cyane cyane. Mukire ibihe byiza.